Tubaye ikaze kuri Baza Muganga. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana. Tubashimiye kuba mudukurikiye. Uyu munsi tugiye kureba ingaruka zo kubyara ubazwe, yaba kuri wowe mudamu cyangwa ku mwana ugiye kuvuka. Izi ngaruka zishobora kuba iz'igihe gito cyagiye uba uri kubyara, cyangwa zikaba iz'igihe kirekire, zishobora kuzagaragara nyuma y'imyaka kuri wowe mudamu cyangwa kuri uwo mwana ugiye kuvuka icyo gihe bagiye kukubaga. Ikindi ni uko bitandukanye igihe ugiye kubagwa wamaze kugira ibise, cyangwa ukaba ugiye kubagwa ari wowe wabyisabiye utabanje kugira ibise. Izi ngaruka zigenda zitandukanye kubera ibyo tugiye gusobanura ahangaha. Nimba utarakanda kuri subscribe, turagusaba gukanda kuri subscribe, ukande kuri like kugira ibiganiro byacu ujye ubibona mu gihe gikwiye. Mu busanzwe umwana iyo ari mu nda aba ari mu mazi, ayo mazi kuramo intungamubiri, kandi ayo mazi bita liquide amniotique niyo yinjira mu bihaha akamuha icyo bita surfactant, agatuma ibyo bihaha bye bigenda bikura. Rero iyo umwana agiye kuvuka neza habaho pression, cyagiye umudamu aba afite ibise, bya bise bigira ingaruka ku mwana kuko umwana bibona nka danger. Noneho umwana agakora umusemburo witwa acatecholamine n'amacortisol. Ayo macatecholamine n'amacortisol atuma y'amazi ava mu bihaha by'umwana agasohoka hanze. Noneho umwana agakorana ya misemburo imwe twita cortisol. Iyo cortisol igatuma bya bihaha bye bikura. Akaba ariyo mpamvu wa mwana wavutse neza rero avutse mu nzira yo hasi, avuka y'amazi yamaze kuva mu bihaha bye, akaba nta ngaruka nyinshi ashobora kugira kuko avuka y'amazi yamaze kuvamo neza, maze agatangira guhumeka neza. Ingaruka rero ku mwana ziza ryari? Ziza cyagiye umwana aba atanyuze muri ya nzira yo kugira ibise, atakoze ya misemburo ari amacatecholamine, amadrenaline n'amacortisol. Iyo atakoze ya misemburo rero, wowe ukaza ibyumweru 39 birageze, ibyumweru 40 birageze, nta bise wagize, nta bise ushaka kugira, ukaba utinya kubyara neza kubera ko bakubwiye ko bijyana cyane, ukaza wisabira ko bakubaga. Igihe rero uje muri icyo gihe utarigeze ugira ibise ukabagwa, y'amazi aba akiri muri bya bihaha, wa mwana ugiye kuvuka rero bimugiraho ingaruka. Ingaruka ya mbere bimugiraho nuko avuka y'amazi akiri mu bihaha. Yavuka y'amazi akiri mu bihaha akagira ikibazo cyo guhumeka. Ibi bigaragara cyane cyane igihe tumaze kubaga umudamu, umwana tumaze kumusohora akarira gake, yamara kurira gake maze ako kanya gaceceka, ukabona nyuma y'iminota nk'itanu tukidoda wa mudamu, tukirwana na y'amaraso aba ari kuva, ugasanga umwana atangiye guhumeka nabi, gatangira kugira ibyo bita amadisipne, bikaba ngombwa ko tumwongera umwuka. Ibi bikaba byatewe na cya kindi twavuze yuko amazi yose aba atavuye mu bihaha bye. Y'amazi atavuye mu bihaha bye rero bikaba ari ngombwa ko tumwongera umwuka kugira ayongere ashobore kwiyadapta kuri ya environnement nshasha abagiyemo. Iyo ni ingaruka ya mbere umwana agira iyo yavutse kuri cesarienne, nyina atigeze ajya kubisa. Ingaruka ya kabiri tugomba kubona ahangaha nuko abana bavuka ba nyina batabanje kugira ibise bakunze kugira ibindi bibazo. Ibibazo bya mbere nuko batagira ya reflex, badashobora konka neza, bikaba ngombwa ko babanza kubamenyereza kuko za reflex zose ziza cyagihe umwana aba ari kuri ya pressure, ari gukora ya misemburo y'amacatecholamine. Kuko icyo ari gukora ya misemburo y'amacatecholamine, amaraso menshi ahita ajya ku bwonko, andi agahita ajya mu mwijima n'ahandi hose. Ibyo byose bigatuma ubwonko bukora cyane ku buryo cyagiye umwana ajya kuvuka avuka za reflex zose zamaze kuza.
wa wundi rero wavutse twabazi nyina atigeze agira ibise, za reflexe ziba zidahari, akaba ari ngombwa, bikaba ngombwa ko tumenyereza muri ya minsi 2-3 amaze kuvuka. Birumvikana rero ko ingaruka ya mbere ni ukudahumeka neza, ingaruka ya kabiri ni umwana uvuka agejeje igihe ariko kubera ko ataciye muri za nzira zisanzwe akaba adashobora konka neza. Ikindi tugomba kubona ahangaha mu ngaruka ziza nyuma y'igihe kinini, akenshi wa mwana wavutse nyina yarabazwe atarigeze agira ibise, ubushakashatsi bwagaragaje ko aba bana bakunze kugira ibibazo by'amallergie. Allergie twabona za mbere ni za allergie z'uruhu, akagira rwa ruduheri, ibyo bita mahumane. Icya kabiri, ingaruka ya kabiri kunze kubaho ni umwana uzakura akazajya ahorana arwara ibicurane. Izindi ngaruka ebyiri zikomeye cyane nuko mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko abana bavutse ba nyina barabazwe batarigeze babona ibise, abo bana akenshi bagira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, abandi bakaba bafite riske nyinshi yo kuzarwara asthma. Ahangaha bikaba byumvikana rero ko wowe mudamu nimba ugiye kwa muganga ugiye kubyara, kubera ubwoba ukajya gusaba ko ubagwa, ibi ugomba kubyitondera kuko bishobora kugira ingaruka kuri wa mwana wawe cyane cyane, ariko nawe kuri wowe. Ingaruka rero zishobora kuba ku mudamu nazo ni nyinshi. Hari ingaruka zishobora kuba muri icyo gihe igihe agiye kubagwa, hari ingaruka zishobora kuba nyuma yamaze kubagwa. Ingaruka zishobora kuba igihe ari kubagwa, iya mbere ni ukuva cyane. Ugomba kumenya ko igihe ugiye kwisabira kubagwa ushobora kuva cyane, uko kuva cyane bikaba byanarangira upfuye. Ibi rero ugomba kubyitondera mbere y'uko ujya gusaba kubagwa, ugomba kubyitondera ukaba uzi izi ngaruka zose zishobora kukubaho. Indi ngaruka ya kabiri nicyo bita rashihote. Mbere y'uko umudamu abagwa bamutera ikinya, kandi muri iyi minsi ibimenyerewe cyane nuko bagutera ikinya cyo mu mugongo. Icyo ugomba kumenya kuri iki kinya cyo mu mugongo nuko bakigutera kigahita giparaliza ya mitsi yose ijyana ibyiyumviro, igatuma umutima wawe utera n'imitsi itwara amaraso ikora neza. Iyo baguteye urwo rushinge rero rwo mu mugongo bagashyiramo umuti, uwo muti uhita uparaliza icyo bita amanere parasympathike n'amanere sympathique, yahita yaparaliza ukaba wagira ingaruka yuko umutima wawe ushobora guhita uhagarara ako kanya ugahita upfira aho ngaho. Hari abadamu bikunze kubaho cyane, akaza ari muzima ameze neza akisabira kubagwa, akenshi twabona atari ngombwa tukamwinginga, ariko yakubwira ko ari uburenganzira bwe ukabikora ukamubaga, kubera ko yabisabye yabisinyiye, wajya kumubaga bamutera ikinya bikarangira apfuye ako kanya badashobora no kumugarura. Izo ngaruka nazo ugomba kumenya, icyo kinya bashobora kugitera ugahita upfa. Ingaruka ya gatatu ishobora kuba igihe uri kubagwa nuko umuganga uri kukubaga ashobora gukomeretsa agahago kawe k'inkari, agasabo k'inkari bitwa vesi. Ako gasabo k'inkari bagakomeretsa cyangwa izindi ngingo, amara n'ibindi biba biri mu nda byakomereka, ukaba wamugara ubuzima bwawe bwose bisigaye. Ikindi ugomba kumenya, nyuma yo kubagwa ushobora kugira icyo bita ama infection, cya gisebe cyawe kikazamwo imyanda, kikazamwo udukoko. Icyo gisebe cyazamwo udukoko, utwo dukoko tukaba twaninjira no mw'imbere mu nda mu mara, tugatuma amara yawe yabora, maze ukarwara ibyo bita peritonite, nabyo bikaba byaguhitana. Izo zose ni ingaruka ugomba kumenya mbere yo gusaba kubagwa. Izindi ngaruka ugomba kumenya zishobora kubaho ni ibyo bita amatrombose. Amatrombose ni igihe umudamu yamaze kubagwa, yagiye muri salle de réveil, aho ajya guhura n'umwana we bari kumwigisha uko amwonsa. Muri ya minsi 3 abari mu bitaro
muri iyo minsi 3 ashobora kudevelopa icyo bita amatrombose ni igihe amaraso yo mu mitsi yavuze yavura akakora ibibumbe, ibyo bibumbe bishobora kuva iyo ngiyo aho mu matako cyangwa mu maguru bikazamuka bikajya mu bihaha, ako kanya ugahita ubura umwuka ugahita upfa. Ikikwica ni bya bibumbe biba byazibije ya mitsi yo mu bihaha, maze ukarwara icyo bita embolie pulmonaire, kandi akenshi ibi biza bitunguranye ku mudamu wari uri muzima, wari uri kuvuga ko ari kubabara gusa mu kaguru, waba uri kubabara mu kaguru inyuma, nyuma y'iminsi 2 ugasanga kwa kubabara byarangiye aho gutangiye gusemeka. Abantu batindaho gake kuko biba bisaba nk'amasaha 2 ugahita witaba Imana. Mu ngaruka z'igihe kirekire rero ku mudamu, icyo tugomba kumenya nuko nimba warabyaye ubazwe ubwa mbere, uba ufite amahirwe make cyane yo kubyara neza ubutaha. Ni ukuvuga nimba warabyaye ubazwe mu mwaka ushize cyangwa mu myaka 2 ishize cyangwa imyaka 5 ishize, ni gake cyane uzasanga ko ushobora kubyara neza, kubera ko iyo ugerageje kugira ibise ya nkovu yawe ihita iturika, maze nyababyeyi yawe gaturika, ukaba wapfira aho ngaho utabizi. Akaba ariyo mpamvu ubona abadamu bose babyaye babazwe bakurikiranwa cyane cyane muri cya gihembwe cya 3 kugira za ngaruka z'uko ya nyababyeyi yabo itaturika, bazikurikirane batazajya gupfira mu mago yabo bategereje kubyara neza. Indi ngaruka tugomba kumenya ni icyo bita placenta accreta. Placenta accreta ni igihe ya ngobyi y'umwana yagiye ikinjira muri ya nkovu aho babaza umudamu mu nkovu ya nyababyeyi, maze igihe ugiye kubyara iyo placenta ikanga kuvamo. Iyo yanze kuvamo rero umwana agasohoka ni muzima, iyo ya nyuma ikanga kuvamo, akenshi bituma uva cyane, bikaba byatuma nyababyeyi yawe bayikuramo. Nimba ari umwana wa mbere akaba ari uwo nguwo, cyangwa nimba ari umwana wabyaye wapfuye, bikaba birangiye aho ngaho, ntuzongere kubyara kubera ko ubwa mbere wari warabazwe. Ahangaha rero birumvikana ko ugomba kubyitondera nk'uko twabivuze. Indi ngaruka tugomba kubona ahangaha ku badamu ni ingaruka bita kwigunga, depression. Depression cyangwa kwigunga biba nyuma yo kubyara, bikunze kubaho cyane cyane kubera ubwoba umudamu aba afite bwo kuba yabazwe, ububabare agira nyuma yo kubagwa. Ibi byose bimutera kwigunga, cyangwa kwa kundi bamutandukanya n'umwana we, umwana bamujyanye nk'uko twabivuze ko umwana ashobora kugira ikibazo cyo guhumeka, bikaba ngombwa ko bamujyana mu bitaro by'abana by'impinja. Cyagiye bamutandukanyije n'umwana we, umubiri ukora imisemburo myinshi cyane ishobora gutuma yakwigunga, bikaba byanatuma agira ikibazo cyitwa infanticide. Yabona umwana we akabona nk'aho atamushaka, akaba yamwica, cyangwa akaba wewe bwe yakwiyahura. Hari ikindi kibazo gishobora kubaho kandi gikunze kubaho, nicyo bita PTSD, ni post traumatic stress disorder cyangwa syndrome de stress post traumatique. Iyi post traumatic stress disorder rero nayo ikunze kuba ku badamu. Umudamu wabonye uko bari kumubaga, umudamu wagize ubwoba mbere yo kubagwa, ubwoba bugakomeza na nyuma yo kubagwa nta kindi kibazo cyabaye. Igihe cyose yumvishe ko hari umuntu ugiye kubagwa, akagira ubwoba burenze, maze ugasanga bihungabanyije imibereho. Icyo tugomba kwibaza, ese izi ngaruka dushobora kuzirinda? Igisubizo ni yego. Hari ingaruka nyinshi tugomba kwirinda. Muri izo ngaruka izo dushobora kwirinda, icya mbere ni kwakuva cyane. Kwakuva cyane tukwirinda mu gihe mbere yo kujya kubaga umudamu, mbere yo gufata umwanzuro wo kumubaga, tubanza kureba nimba ibyangombwa byose byujujwe. Icyangombwa cya mbere kigomba kuzuzwa ni uko ibikoresho byose biba bihari, amaraso akaba ari hafi
ku buryo cyagiye umudamu agize ikibazo cyo kuva muri mu ibagiro muri salle d'opération muhita muzana amaraso mukamwongera amaraso kugira ataza gupfira aho ngaho. Ikindi cya kabiri ni ukutihutira gukora césarienne. Hari abantu bihuta bakora césarienne bakagira ngo gukora césarienne vuba vuba mu minota mike niko kumenya kuyikora. Ibyo sibyo. Césarienne igihe gito ugomba gukora césarienne ni minota 40. Igihe kinini utashobora kurenza wenda nta masaha 2, ariko ugomba kugenda ukora césarienne witonze. Ibi wenda nibyo kubwira abaganga bakora césarienne cyane cyane babandi bakiva ku ishuri bagitangira umwuga wo kuvura, nibo bakora césarienne akagira ngo gukora césarienne vuba vuba nibyo bigaragaza ko azi kubikora. Oya, césarienne ifite igihe cyayo ugomba kuyikora, kandi ukagenda ureba ibice byose, amakushe yose, layers zose uzireba kugira hataba igice ugenda usimbuka cyangwa ngo ukidode nabi maze bikazateza izindi ngaruka nyuma. Icya kabiri tugomba kwirinda kugira twirinde za ngaruka twabonye. Icya kabiri tugomba kwirinda igihe uri gutera umudamu ikinya, nimba uri umuganga utera ikinya, muryamishe yegamiye igice cy'ibumoso kugira ya nyababyeyi yegamire icyo bita aorta cyangwa aorta. Iyo yegamiye aorta cyagiye umuteye ikinya nubwo cya paraliza yama sympathique n'ama parasympathique ntago bigira ingaruka cyane. Ingaruka ya gatatu kugira twirinde yama thrombophlébite cyangwa yama embolie pulmonaire, kwa zamfu zitunguranye ziba zitewe nuko amaraso yavuriye mu maguru akazamuka mu bihaha. Bisabwa ko nyuma yo kubaga umudamu ahabwa imiti yitwa anticoagulant. Muri aya anticoagulant habamo ama heparine, habamo ama enoxaparine. Iyo miti ya anticoagulant nabuza ya maraso kuvura kugira wa mudamu ya misi 3 abari aho ngaho abari safe. Ariko ikindi tugomba gukora nuko umudamu wamaze kubagwa nyuma y'amasaha 6 agomba guhagarara, kuko ikinya kiba cyamuvuyemo agahagarara akagenda akazenguruka. Ibi nabyo bimufasha ko ayo maraso atembera neza mu mubiri, ntakomeze kuvurira aho ngaho ngo bimutere bya bibazo. Ikindi tugomba gukora mu kwirinda yama infection na twa dukoko dushobora kwinjira mu gisebe tukaba twamutera bya bindi twise peritonite, nuko umudamu tumuha antibiotique. Imiti yitwa antibiotique ni imiti ishobora kwica twa dukoko twose, maze tukirinda yama infection ya cya gisebe, maze tukirinda nuko wa mudamu ashobora kwicwa n'ayo ma peritonite cyangwa akamara igihe kinini mu bitaro kandi bitari ngombwa. Ikindi tugomba kwirinda rero, kwirinda kwa kwigunga kwa mudamu, ni igihe umudamu yamaze kubyara ako kanya ukamuha umwana we, wabona atari bidashobotse kubera ko umwana yamaze kujya muri neonatology. Twavuze za ngaruka z'umwana udashobora guhumeka kubera ko yavutse nyina bazwe, akaba adagishobora guhumeka neza, bakamujyana mu bitaro by'impinja. Wa mugore wamaze kubyara nyuma y'amasaha 6 igihe gishoboye kugenda, ugomba kumuzamura ukamujyana mu bitaro by'impinja, akajya kureba uruhinja rwe akabyishimira, maze rwa rukundo rw'umubyeyi n'umwana we rukagaruka, bikaba byamurinda kwa kwigunga. Ikindi tugomba kwirinda rero ni ukwigisha abadamu batwite igihe cy'amasepeni, ukabigisha ingaruka n'ibyiza byo kubyara ubazwe, maze tukirinda n'amasezarienne atari ngombwa. Amasezarienne atari ngombwa abacyagiye cyane cyane abadamu baza basaba césarienne bakasaba ko babagwa kandi bitari ngombwa. Iyo bitari ngombwa rero ushobora kwigisha umudamu, ukamwigisha, ukamwereka ingaruka, ukamwereka n'ibyiza byo kubagwa, maze ukanamusobanura ko ari ngombwa, akabanza akajya kubise. Wenda byaza kwanga nyuma kubera ko umwana yananiwe, kubera ko habaye izindi mbogamizi, akaba ari bwo mufata umwanzuro wo kumubaga. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye, tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora, mukande kuri like
ariko nimba mufite n'ibindi bibazo mubyandike muri comment. Naho ubutaha, bye.